umukecuru n'umukecuru w'abana 4 abakazana 2 abuzukuru 5 n'umukwe. Amen. Nurebe ku maso nuko Yesu yangeje. Imfura yanjye ifite imyaka 37. Hallelujah. Ikindi nakongeraho nta mugabo ubwo buhamya twabufunze, umugabo ni Kristo. Ngo Yesu turimo none se yayi wacu tuzimuka tujye wacu mu ijuru. Yesu turimo none se yayi wacu tuzimuka tujye wacu mu ijuru. Rongo ababyeyi mubyumve se yayi wacu tuzimuka tujye wacu mu ijuru. Yesu turimo none siyo iwacu. Amen. Tuzimuka tujye iwacu mu ijuru. Haleluya. Mana muje tugirire neza. Burya rero ikinyoni kigurutse kitavuze bakita ikirata. Iyo ubonye ubundi iyo ifundi hingukije ubuzuru uri ku rugamba urarasa kuko igiye gushirayo ntabwo wayirasa yose ngo uyirangize. Mana muje tugirire neza rero. Haleluya. Bampaye kubaterera iyo korasi. Ariko icyo nakubwira hecho uyu murimo turimo. Haleluya. Mvugira ngo amen. Turawusanga muri Nehemiya 2. Amina. Nehemiya 2 ku murongo wa 17 ngo mbese ntimureba ko tumeze nabi. Haleluya. Ntimureba ko tumeze nabi. Ntimureba ko amarembo ya Yerusalemu yahiye. Nimuze twubake ADPR yacu tuyubake. Sibyo rata? Mana mwishe tugirire neza. Ntimureba ko tumeze nabi ngo nuko mbabwira uburyo Uwiteka yangiriye neza ukuboko kw'Imana uko kwangiriye neza ngo biyungamo imbaraga nuko baremera dukora umurimo mwiza wo kubaka. Haleluya. Mana mwishe tugirire neza. Mutibaza ku kaguru rero akaguru kacitse mfite imyaka 4 ngo mfite imyaka ingahe
ari mama wabisabye ababyeyi musaba nabi. Uwiteka yakubwira ngo nzakugaburira uryo uhage, yakubwira ati nzakwambika wambare wikwize, nuko iyo abivuze abivuga Satani yumva. Iyo Satani abyumvise nawe azana ko kwihebesha, naho wasoromaga dodo hakuma we inzara ikakugeraho. Iyo maze kukugeraho uratangira ngo Mana urambwiye ngo nzaryama ariko ngo none ngo nyemere mpe n'akagemeri kamwe k'ibishimbo. Yakubwiye ko azaguha depo, warangiza yakubwira ko azakwambika, nuko imbeba zikaza n'utwenda twose zikaturya zikaturangiza. Ayiwe ugatangira ati pfa kumpa na karondoni. Yakubwiye wa gisinare yari ntabwo yakubwiye rondoni. Mana y'umujyi tugirire neza. Haleluya. Mama rero yabyaye umwana wa mbere w'umuhungu akurikizaho undi, rubura imyaka 11, bongeye kurubona abyara umuhungu. Umuhungu akivuka aravuga ati ati uwo mwana akarira nk'umuhungu. Baramubwira ngo ubyaye agahungu mama ngo ayiwe. Ubwo wumva umubyeyi wabyaye ibindi byose byari bitaratungana, ari umwana usohotse wenyine. Ariko ntimuzi ko nakanwa kanyu karema arata. Nuko aravuga ngo ayiwe ngo mbyaye umwana w'umuhungu wa gatatu, ngo Imana yimpa umukobwa wenda akaba akamuga ariko ari umukobwa. Nuko rero umukobwa w'akamuga n'uyu nta n'inda yavuyemo, nta n'umukurikira, ibindi n'ubundi murakoze. Ufate mu maboko intwaro za Yesu, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka aturwanirire, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane nawe iteka aturwanirire. Impanda ziravuze nimuze mwitabe, ikamba ry'ubugingo n'ingabire yanyu, kandi mangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, nimangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani. Mubyuke mutabare mudashidikanya, ntihagire usigara, mutumbire Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zizatuma munesha mugire ibyishimo, kandi mujye
mujye mutwara intwaro zo kwizera zizatuma munesha mugira ibyishimo. Mubyuke vuba vuba murwane mwihema mwizere izina ryera iryo muneshesha. Nimuva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona amahoro iteka mu ijuru. Nimuva ku rugamba mutanye na Yesu muzabona